umukunzi utoye nyuma y'ibicu, uwo yarankunze ntabona uko mbivuga. Imyaka igihumbi n'amagana irashize, anegurira ibyicaro byiza. Mfite umukunzi utoye nyuma y'ibicu, uwo yarankunze ntabona uko mbivuga. Imyaka igihumbi n'amagana irashize, anegurira ibyicaro byiza. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, ntari nicarana n'umugeni nakunze, yicarana n'umugeni nakunze. Imyaka igihumbi n'amagana irashize, anegurira ibyicaro byiza. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni nakunze. Imyaka igihumbi n'amagana irashize, anegurira ibyicaro byiza. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni nakunze. Yesu, Yesu Kristo. Uwo mukunzi mbabwira ntawuhwanye nawe, yitwa Emmanuel, intare yo mu muryango wa Yuda. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda, ni nayo mpamvu ndiho muririmba. Uwo mukunzi mbabwira ntawuhwanye nawe, yitwa Emmanuel, intare yo mu muryango wa Yuda. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda, ni nayo mpamvu ndiho muririmba. Uwo mukunzi mbabwira ntawuhwanye nawe, yitwa Emmanuel, intare yo mu muryango wa Yuda. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda, ni nayo mpamvu njye ndiho muririmba. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni nakunze. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni nakunze. Yesu we, zambe zambe we. Hari umunsi yagaragaje ubutware bwe, yagiye ikuzimu akandagira Satani, aramunyukanyuka amwambura imfunguzo, asukana icyubahiro. Yesu ni muzima. Hari umunsi yagaragaje ubutware bwe, ajya ikuzimu akandagira Satani, aramunyukanyuka amwambura imfunguzo, asukana icyubahiro. Yesu ni muzima. Uwo yarirahiriye
ku mbuto y'umuzabibu, ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni